Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Monitor TV ni kuno munsi ni kuri wa gatandatu ni tariki 23 no kwezi kwa gatatu no mwaka 2019 ni hateraniye inama y'umuryango w'abagize umuryango wa African Youth Leadership Forum by'umwihariko bari n'umuryango ukora manifesto mu Rwanda cyangwa se bakaminuza mu Rwanda atandukanye dore ko amakaminuza asaga 27 abereye mu cyangwa se arimo uyu muryango no muryango wazonye n'urubyiruko watangiye umwaka 2008 aho watangijwe mvikana n'abanyeshuri bo mu university atandukanye kugira ngo bakomeze bajye ku mahame ya kiyobozi cyangwa se ku mahame ya kiyobozi atandukanye. Ibi byinshi bitandukanye rero kuri ino nama yateraniye no munsi dore ko yahuje aya university asaga 23 harimo uyu muryango dore ko by'umwihariko hitabiriye abayobozi babo cyangwa se ababayobora muri izo university zitandukanye cyane ko hagiye haza no byumvikana hagiye haza abagiye bahagarariye uwo muryango. Inama rero yaje gutangira birumvikana kuri aya masaha y'isatatu zuzuye z'igitondo igatangizwa n'umu MC Jesse Lesson waje kuba ari nawe usobanura by'umwihariko impamvu cyangwa se impamvu y'umuryango bateraniye hanga muri rusange kugira ngo bagire byinshi bigaho. Mu masaha y'isa yine zuzuye nibwo bakiriye by'umwihariko umuvugizi w'uyu muryango akaba ari no mu coordinator kuri w'igihugu w'umuryango African Youth Leadership Forum akaba bamwita Pasco Hakizimana ahatangira ndetse anasobanura neza imvano y'uyu muryango anabwiza urubyiruko cyangwa se abari bitabiriye ino nama uburyo bwa mbere bwoko uyu muryango wabayeho ari ukubanza kwiga, icya kabiri ari ukugira ibyishimo cyangwa se kwishimana, icya gatatu ari kuba basajya cyangwa se bagafata ifunguro. Yes, yaje rero no kuba asobanura byinshi bitandukanye kuno muryango hakomeje asobanura neza ababwira ko byinshi bitandukanye kuno muryango bagomba gukora nuko bagomba kumenya ko ari abayobozi b'ejo hazaza ndetse nabo uyu munsi iba Afrika muri rusange by'umwihariko n'ibihugu by'abatuyemo cyane cyane mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye dore ko tubibutse ko uyu muryango watangiye mwaka 2008 ukaba uri mu bihugu bisaga hafi 7 bigize East Africa ndetse no Central Africa harimo u Rwanda, harimo Tanzania, harimo Uganda, Burundi, harimo DRC cyangwa se Republic Democratic Congo, harimo Southern Sudan, birumvikana harimo n'igihugu cya Kenya. Ibihugu byombi rero byose bikaba bifite amanivesite atandukanye dore ko by'umwihariko ugiye mu kubara amanivesite uyu n'umuryango wagezemo ari amanivesite asaga 100 by'umwihariko kugeza ubu ngubu nibwo amanivesite yabaye yagezemo. Uyu Pasco Hakizimana rero yakomeje aganiriza by'umwihariko anagibagira inama yo kumeza ko abayobozi beza b'ejo hazaza ndetse no kwabwira byinshi bitandukanye kuno muryango kugira ngo bakomeze bubake ikigango nyafrika by'umwihariko ukomeye kandi urangwa n'indagaciro za kinyafrika cyangwa se ziranga umuntu w'umuyobozi. By'umwihariko rero yakomeje hari naho yaje no kuba yakakira umwe mu baje bahagarariye by'umwihariko uyu muryango ku rwego mpuzamahanga nabivuga gutyo Mutakiriyani Michael akaba ari umwe mu banyamahanga bakorana mu Rwanda bakorana no muryango wa African Youth Leadership Forum akaba yakomeje nawe abasangiza byinshi bitandukanye dore ko uyu mugabo yatangiye babwira ko cyangwa se abaganiriza DNA hari n'ijambo yakunze gushikana ngo ni DNA y'uyu muryango cyangwa se mavana amavuko by'umuryango niho bakomeje nasobanura ko watangiye mwaka 2009 utangijwe na bamwe banyeshuri bigaga mu university atandukanye. By'umwihariko rero Kian Michael yakomeje anabwira urubyiruko rwitabiriye ahangaha byinshi bitandukanye dore ko yababwiye ko kuva mwaka 2009 ari nabwo no muryango watangiye amakaminuza atandukanye yo muri Afrika y'Iburasirazuba muri Kenya, y'u Rwanda ndetse n'ahandi nagiye mbabwira ari nabwo no muryango watangiraga nakomeje babwira ko by'umwihariko uyu muryango cyangwa se uyu muryango bagomba kurangwa n'indangagaciro za kiyobozi kandi bakagira impinduka muri society bagiye babayemo. Rero nabwo yakomeje abibutsa ingi enye zigize ubuzima anaza karanze umuyobozi harimo inkingi ya mbere ibita spiritual yavuze mu cyongereza ngo ni spiritual cyangwa se kubaha Imana, inkingi ya kabiri yavuze ngo ni mental cyangwa se imitekerereze yo mu mutwe ndetse inkingi ya gatatu avuga ko ari physical uburyo ubayeho uburyo uri physique mu andi magambo ndetse inkingi ya kane ayita social cyangwa se uburyo ubanamo n'abantu. By'umwihariko rero ni session
yahereye muri iki gitondo rero saa 3 by'umwihariko ikaza kurangira mu masaha asaga isa 10. Ni social igikomeza cyane ndacyari isomero y'imihinda mbibutse ko ingi yari Kigali Monitor TV mukomeza gukurikirana mbabwire ko none mushaka dukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga nka Instagram Kigali Monitor Official, nka YouTube Kigali Monitor TV ndetse na website yacu www.kigalimonitor.com. Ese ushaka ko wajya kuri Facebook yacu kandika Kigali Monitor ukayora amakuru menshi atandukanye. Mbashimire dinari isoro y'imihinda tubana mu biganiro bitandukanye. Tibutse ko anga turi mu nama by'umwihariko y'umuryango wa African Youth Leadership Forum, akaba ari nayo nama ko turaza kwa turi kumwe kugeza mu masaha y'umugoroba. Mbashimire na mukanye gatoya.